Twagira ngo turi inguru. Ntabwo ari mu kanyamerika, ni mu kinyamerika. We nkurikira. Si wesi program. No program today. No problem views zayo. Zikugendera nk'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Come on, guys ngira ngo murabibona no problem today umunsi twagiye mu gishanga urumva turimo ku promoting indirimbo yacu twagira ngo turi inguru no problem today ukagira ngo twawe kandi tujya muri crossing. So guys urabona rero abangaba n'abahungu bagiye badufasha ntago ari bo gusa n'abapeti benshi bagiye badufasha magira mubona ku ma challenge kandi kiri Stivo bagira ngo ugire abantu ikintu bababwira no gicu babwira kugira ngo bajye bumva kino miziki navuna by the way bavandimwe imiziki iravuna. Umenye ngo umuziki uravuna. Hano mu gishanga wabonye gute? Reba ukuntu nsari kwagira ngo Stivo mwakira waje wigize hano ngo bita mu kinyamerika. Ntabwo ari mu kanyamerika, ni mu kinyamerika. Mukomeze mufuranga imbuga za Stivo bamwita Stivo Brown Yaman official. And then turi kumwe n'umuhungu wacu uyu nguyu Stivo Elke Dance. Nawe ni mu TikTok ngira ngo ibintu bimeze neza. Eric kandi mwana ibintu ukora nawe ni bya danger byatari bugomba kubarabura. So iyo ndi gukora ikintu nkabona buri muntu wese ari kugifata nk'ikintu cya danger. Yego. So nkabona ikintu kiri kugenda kikagera Nyamasheke kikagaruka mu majyepfo mu majyaruguru mu majyepfo hose ahantu hose nyine tu uryama brother ntago ndyama arakibirinduye hejuru. Thank you yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima kandi ni muhumure. Yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima kandi ni muhumure. Rero turi kumwe n'umuhungu wacu rero we yahisemo kwambara noneho ibintu bicikaguritse kugira ngo barabibona bro. Uyu munsi ni problem today. No problem today. Tell me no problem today. No problem today. No problem. Muranyumva ukuntu mba ni matatura mu ijwi ry'umuhungu ari. Kaini no problem today. No problem today. Tell me no problem today. No problem today. I mean nobody's there today. Nobody's there today. One. Tugiye kubaha ikintu bita challenge. Tugiye kubaha na Moize. Tugiye kuba bwatalaza. Mukunzi Moize. Tugiye kuba kuri Moize mukunzi. Moize mukunzi. No. Wewe nkurikira abandi ubwo ntare. Nagira ngo mbereke tuba turi guys. Iyi misozi tuba turimo ni ibintu biba bikomeye cyane urumva kugira ngo n'ubutaha mujye mumenya ngo ino miziki ishobora kubituvuna cyangwa se bimeze gute. Wewe nkurikira ubanze wereka abantu ahantu tuba turi. Hari abandi bahungu babagize gute baba babyishe inyuma. Come on. Urarebe neza aho hantu utarashobora kugwamo. Uri kwibona? Ngwino hano. Hari abahungu tuba tugomba guhereza indabyo zabo tukanabashimira kugira ngo ibi bintu bajye babona ko biba byatuvunye cyangwa se baba babigizemo uruhare. Badman. Asino no konde uri gutereta. Stand up. Komera Binovi. Ngo bimeze bite? Bimeze neza. No problem today wayibonye. No problem today. Iri kwimatatura mu baturage. Asante sana bigimana. Urabwira abadukurikiye ndeni dukomeza. Ndetse nabwira abadukurikiye nonaha. Bagende barebe no problem today. Iri kwimatatura. Harya challenge wo kuresha amazina. Nje banyita Depite 1K. Depite 1K. Urumva ndi kumwe na Depite ko nanda fitera. Oya raka. Ndeba Depite. Yeah. Wamabalele. Imeze shamba baba. 7 go. Binovio Banyarwanda wagwani nafata ko umuntu ari kubabwira bizi. Wagwani no problem today niyo song. No problem today wagwani brother man. And then da froza babari mwenda barawu da fro yumwenda barawu imamu yima no uyu nguyu da froza baramuzi. Iki ni icyangwe omvumvum ahubwo umuntu utari wareba no program ubwo si wesi program ubwo no program today. No problem. Ntabwo najuta. No. Yeah man. Twaje tujye kureba no program today. Kandi mutanera icyugazi sibyo Binofi. Wagwani brother. Biyuzi zirimo ziriyajyaho nka
nka za rani za maguru aho ubwiye views yawe n'ibitari kujyaho hasi wasigaye. Yes guys. ikindi no problem views zayo zikugendera n'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Wow my brother. Baravuga iterambere ry'u Rwanda rikuri kwa nka no problem. Guys abaro tuzaturi kumwe ku munsi wo kuri bonane. Niba udukurikirana by the way reka nkubwire ko kuri bonane ntuzacikwe. Aba TikTok abanjye tuzaturi kumwe turimo twirira agahene gake gake. Hari ikibazo wagwanda. Reka tubabwire ngo ciao ciao. Agahene hano. The problem today, I mean nobody's there today. Nobody's there today. The problem today. Gira ngo mubibona rero Eric Densa abafite energy za danje ahangaha nyine mba nanjye ni matatuye ngira ngo ngenda mbakubita gake gake twudupa aho hejuru ni groupe bita Destiny Dance y'abapeti. Niba nawe ushaka challenge bano bantu nibo ba mbere babikora ubundi nkahita mbabwira ati no problem today nabo bati no problem today. Stivo nyine murabibona ariko rero hano harimo undi muhungu nanone aba wakamejeje urimo kugenda kamera ngira ngo mwamubonyemo uwo nguwo uzana kamera kongera kaje bamwita Moise Mukunzi cyangwa se Mukunzi nyine mujye mu searching kuri TikTok ngira ngo murabibona vibe ni za danje uri kubona uburyo Eric nawe yarameze nk'umuntu watayemo iki n'iki ariko murabizi ko akora boro za gospel ngira ngo wenda ntaga mayoga ari ibintu bye buriya ni yasomyonga bari gusogonge barimo gusogongera. So guys ngira ngo rero ahangaha Silvizo nawe yaramajije kubona uburyo turi kuvibinga aravuga ati bahungu banjye why not se nanjye natanga umusanzu wanjye kuri no problem today nanjye nkabakubita anytime cyangwa se nkabakubita vibe za danje. Mbibutse yuko nabafitanye indirimbo nshyashya n'umuntu bita Fireman indirimbo nayo imeze neza arimo kugenda akabica bigacika. Ushobora kugenda ukajya kuri platform zabo nabo ukareba se kwa Silvizo official ukareba indirimbo ukaryoherwa nayo ndetse ibintu bikagenda neza cyane. Inyuma nanone rero hari undi muntu umeze nk'agasazo ngo ukubise push up umuntu bita Stivo angira ngo uyu nguyu bamwita Mababa rero nawe ni umukomedi yo kuri TikTok akubita boro zijyanye no kuba ariko iyi ndirimbo ifite vibe buretse mbere yo kuvuga Mababa ubonye akantu Silvizo abakubise Silvizo nawe indirimbo ifite vibe kabisa ifite vibe. So nukuvuga ngo rero urabona ko nyine ahangange mba nipampye mu cyangwe cya danje kiri colorful ariko nanone abantu nibaze kubyitiranya ntago ndi umutinganye by the way sinzo wavuze ngo colorful generation habo ngabo nabo turaza kubagarukaho mu mwandiko ariko nyine vibe unyurana ko Stivo nabavuga ati na wa mukobwa wavuze ngo nta koco muhamagara z'ubu twasoje vibe zari zose aha hantu ikintu namajije kubona cyo kirenze nuko nyine hari ikintu bita icyondo ndetse hari n'isayo imeze nabi cyane ariko abantu bose bamajije kuenjoyinga no problem today. So guys rero ndagira ngo mbabwire ngo mugende ara murebe indirimbo bita no problem today kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ushobora kwisanga kuri Benoview TV cyangwa se Benoview ngira ngo ibyo wasearchinga byose wajya kuri View Nation wageza ntago waberwa indirimbo bita no problem today.